Ndabasuhuje inshuti bakunzi ba Rwanda Vision TV. Uyu mugoroba rero ngiye kubereka agashya, ni agashya ko gukoresha internet y'ubuntu. Ndagusaba rero ukore subscribe kuri iyi channel yanjye. Twagiye uko bikorwa rero. Aka gashya rero ni ukuba wareba ama video yose kandi bitagusabye internet, yaba kuri YouTube cyangwa se Facebook, kandi data zawe zijimije rwose nta kibazo gihari. Ubwo rero reka tubanze turebe kuri YouTube. Cyambere reka tubanze turebe nko kuri YouTube, murabona yuko video rwose ndazireba, kandi urebe neza aho hejuru data zanjye zirafunze, harimo karakantu k'akadege. Ariko mfunguye kuri YouTube murabona ko video zose muri kuzibona, kandi murabona akantu k'akadege karimo data nazifunze, uretse akantu k'akadege karimo, kandi murabona yuko data muri kuzibona. Cyonde please kanda subscribe kuri iyi channel yanjye, ubundi mukomeze mubone ibyiza. Murebe no kuri Facebook, ni ibintu bikunda rwose, ni ibintu bikunda, kandi data zose zirafunze nta kibazo rwose. Ndareba wanankurikira rero kuri Facebook, ahantu hose ndiyo nimenya n'ibi TV, murabona yuko nta kibazo, kandi data rwose zirafunze. Kurikirana rero ukuntu ngiye kubigenza step by step. Ikintu cya mbere rero, banza ufunge connection zawe data, noneho uhita ushyiramo karakantu k'akadege. Nicyo kintu cya mbere ugiye gukora. Noneho numara kubikora urajya muri browser yawe, aho wandikira imibare, ukande akanyenyeri urwego, akanyenyeri urwego, 4 6 3 urwego, akanyenyeri urwego, akanyenyeri. Noneho barahita bakwerekeza aho ngaho. Noneho urahita ubona ahantu handitseho mobile radio power. Noneho aho ngaho niho urahita uvivura. Noneho numara kwavivura uhita usubira inyuma. Noneho numara gusubira inyuma, icyo uri bwakore noneho nta kindi, ushobora kujya muri internet yawe. Urabona ni ibintu bikunda, kandi noneho bitagusabye yuko ukora ikintu